Ibihe byiza aho muherereye hose, ikaze ku Isaniro Empire, isoko y'inkuru zubaka sosiyete. Igitabo cya Miss Naomi yise More Than a Crown yatangaje uko kigomba kuzajya kigurwa ndetse naho abantu bazajya bagisanga. Naomi Nishimwe wabaye nyampinga w'u Rwanda 2020 yamaze gutangaza ari ibiciro n'uburyo abantu bazabona igitabo cye cya mbere yise More Than a Crown giteganyijwe gusohoka mu Gushyingo 2025. Iki gitabo kitezwemo gusobanura byinshi ku rugendo rw'ubuzima bwe, kikazagurishwa mu byiciro bitandukanye bitewe n'uburyo umuntu yifuza kugihabwa. Ku rubuga rwa internet rw'inzu y'ibitabo rwitwa Imaginary Publishers, iyi ni kompanyi ishyira hanze ibitabo mu Rwanda, hano yafashije Miss Naomi mu kwandika iki gitabo. Berekana ibyiciro bitandukanye ushobora kuboneraho iki gitabo. Bavuze ko standard pre-order wishyura 40,000, ubwo ushaka kukigura mbere ugahabwa igitabo kikazakugeraho mu buryo busanzwe. Hanyuma rero ni wishyura igitabo uzakibona ku munsi wo kukimurika cyangwa se nyuma y'umunsi kizaba cyamurikiweho mu Gushyingo 2025 mu buryo bwa VIP delivery experience cyangwa se mu buryo cyakugeraho mu buryo riko bw'abanyacyubahiro. Bishyura 80,000 by'inyongera, ubwo ni 80,000 byiyongera ku kiguzi cy'igitabo, ubwo bikaba 120,000. Naomi akazakikuzanira mu buryo bwihariye ari we ukikuzaniye. Naomi naza rakikuzaniye azamara nawe iminota igera ku 10 muri kumwe, aho mushobora gufata amafoto kandi akandika mu gitabo cyawe ako kanya. Guhabwa iyi serivisi bikorwa hakurikije uko abantu bishyuye, mbega wishyuye mbere niwe ugomba kubanzwa, kandi ibi bizahita bitangira nyuma y'icyumweru iki gitabo kigiye ku isoko. Hari n'icyitwa group bonus ku buryo abantu 5 cyangwa se barenga bashobora kugura igitabo. Abazaguraho nibura ibitabo 5 bazagira amahirwe yo kugirana ibiganiro byihariye kuri Zoom na Miss Naomi baganire. Naho hakabaho organization bonus ku bigo bishobora kugura iki gitabo bakagura nibura ibitabo 10 cyangwa se birenga. Abo rero Naomi bwe azabasura ku kigo cyabo, atanga ikiganiro ndetse anabagezeho ibyo bitabo mu buryo bwihariye, mu buryo bw'umwihariko anabaganirize. Mu gitabo rero More Than a Crown mu Kinyarwanda ubwo birenze ikamba, Naomi agaragaza ubuzima bwe bwite mu buryo butaryarya kuva mu bwangavu bw'i Kigali akazamuka rero ijwi rye rikagera ku rubyiniro akaba Miss w'u Rwanda. Akavuga ko ari umukobwa wabonye umuryango we urembejwe n'agahinda gakabije bikarangira abaye umugore mushya wize kubana hagati y'urukundo rw'abantu benshi no gukira ibikomere mu buzima bwe bwite. Naomi wagizwe ambasaderi wa UNICEF Rwanda mu Kwakira 2023 akunze gusangiza ubuzima bwe rero ku mbuga nkoranyambaga, ahagaruka ku byanyuzemo birimo ihungabana n'ihohoterwa ryo kuri murandasi ari ryo cyberbullying. Ibyo rero ngo byamuhinduriye ubuzima, bikaba rero biri mu butumwa yatanze muri icyo gitabo bwo gutanga icyizere no guharanira ko ubuzima bwo mu mutwe bumera neza. Avuga ko iki gitabo kizaba ari urugendo rw'ukuri rufasha buri wese ushaka kwisanga no kubona agaciro ke nyakuri hejuru y'ibyubahiro n'ibyo aba yaravuzweho. Mu nyandiko igenewe abanyamakuru, umugabo we ariwe Michael Tesfaye avuga ko iki gitabo More Than a Crown umugore we agiye gushyira ku isoko indorerwamo ishobora gufasha urubyiruko kwiyakira, gukira ibikomere no kwiyubakamo icyizere. Icyo gihe yagize ati kureba Naomi ashyira umutima we kuri iki gitabo byari bidasanzwe. More Than a Crown indorerwamo y'urubyiruko nyarwanda rwinshi ruri gushakisha ubutwari, gukira ibikomere no kwizera ubuzima bwarwo. Igitabo More Than a Crown birenze ikamba kizinjiza abanyarwanda cyangwa se n'abandi bazagisoma mu buzima bw'uyu Miss Naomi ndetse n'icyo bakwigira mu rugendo rwe. Kizasohoka mu Gushyingo 2025, kizaba ari igitabo rero gitanga ubuhamya bwimbitse uzuyemo icyizere, ndetse kizaba nk'ikarita y'umuntu wese ushaka kubona agaciro ke kajyanye n'ukuri kwe, aho kwishingikira ku by'abandi bamwambitse cyangwa se ku mateka y'ibyo yagiye anyuramo. Iki gitabo rero Naomi nakizanira umuntu azishyura 80,000, naho ubundi kugihabwa mu buryo busanzwe ni 40,000. Ushaka rero kubona iki gitabo ujya ku rubuga rwitwa Imaginary.rw ukareba icyo gitabo cyitwa More Than a Crown. Urabona hari standard pre-order. Iyi standard pre-order igitabo barakikuzanira ukishyura 40,000 gusa ngo wagura ibitabo birenze 5, ukaba wagira inama kuri Zoom na Naomi mukaganira. Yaba organization yaguze ibitabo birenga 10, naho makazajya ku cyicaro cy'iyo organization hanyuma bakaganira, akabaha ikiganiro mu buryo bwa VIP delivery experience cyangwa se iby'abanyakubahwa. Naomi azakuzanira igitabo wishyura 80,000 unongera ugura igitabo
ubwo bivuze ko bizagera mu 120 kuko nkuko bigaragara bavuga ko 80 ari byo kukuzanira igitabo, ntabwo ikiguzi cy'igitabo kirimo. Ushaka rero kugura iki gitabo ujya ku urwo rubuga imaginewe.rw ukareba icyo gitabo Modern Crown, ukareba icyo ushaka ukaba wakigura ugakora kuri pre-order now, bahita bakujyana ku rubuga rero wakiguriramo, aho usabwa kwemeza imyirondoro yawe, ugashyiramo nimero za telefone, ugashyiramo na email, hanyuma ugahitamo uburyo bwo kwishyura. Ushobora kwishyura kuri mobile money, Airtel money cyangwa se ugakoresha ikarita, nuko rero igitabo kikazakugeraho, washaka akazakikuzanira ukongeraho 80 n'ibyo. Duhure mu bindi biganiro. Imyugariro Business Media ni kampani y'ubwubatsi yubaka amazu y'ubwoko bwose, aho ibafitiye abakozi b'inzobere, aho mufatikanyiriza hamwe mu gukora inyigo y'inzu yawe wifuza, ndetse bakakugira inama n'uburyo wakubaka inzu nziza kandi bitagutwaye amafaranga menshi. Iyi kampani kandi ibubakira ibisenge by'amazu yanyu ikoresheje imashini kabuhariwe mu gusakara no gufunga imbaho, ndetse no kubasakarira amabati neza, hehe no guhondesha inyundo. Ikindi kandi ni mutugane tubereka amabati y'ubwoko 24, aho tubafasha kubahitiramo amabati meza ajyanye n'inzu yawe, tukabajyana mu ruganda mu rwego rwo kwirinda ya mabati acuye imburagihe, aho tubahitira nk'amabati arambana umucyo, ndetse byaba ngombwa tukabaha garanti. Babandi mufite amabati yacuye bituma igisenge cy'inzu yanyu kigaragara nabi, ntimugire ikibazo ko bafitiye amarangi ajyanye n'amabati, ndetse n'amamashini kabuhariwe mu gupuriza amabati yanyu ku buryo inzu yawe isubirana ubwiza, ndetse ugahitamo ibara ry'amarangi bitewe n'uburyo wifuza igisenge cy'inzu yawe. Tubakorera inzugi n'amadirishya bya metalike mu bwoko bwose. Kubifuza kugura amazu n'ibibanza ndetse n'abifuza kugurisha, mwese muhawe ikaze. Tubestarira kamera z'umutekano ku mazu yanyu naho mukorera, na ya matara yirukana ibisambo, ndetse n'abandi bavogera inzu yawe nijoro. N'abifuza gukora studio zikora indirimbo z'amajwi, ndetse n'abandi bifuza gukora studio z'amateleviziyo ndetse na radio, tubakorera ama design y'ama studio, ndetse tukabakorera na sound proof ku buryo amajwi ndetse n'amashusho bigaragara neza. Imyugariro Business Media ikorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, mu Busanza, iruhande rwa Centre de Santé, kuri etage hari kuri nivo yo hasi ku muryango nimero ya 3. Naho kubari kure mudashobora kuhagera, mwahamagara kuri 0788 cyangwa se 0786151542. Ni mutugane tubasanganiza urugwiro, kubakira n'iryo shema ryacu.